ngo ndumva uri koroherwa kabisa. ndabona na bya biboro byanashishutse mwana byatangiye kuva akaba yaguhaye umushinzi shaho. Rugema ni umugome ariko ibi byose agomba kuzabisha. Rugema tugomba kumwishyura akamara. Kuko impamvu akora ibintu nka biriya ni uko ababona ko ntacyo nyine tumukora. Dushaka uburyo natwe byanze bikunze. Muraho neza nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Mama Kanyana rero ndetse n'umukobwa we Kanyana babwije Fabio Rukuri baramubwira ati mva mugore we wowe watwaye umugabo wa mukuru wawe cicika nta ruvugiro ufite cicika turakwiyamye. Mama Kanyana rero yarakajwe n'amagambo Fabiola yamubwiye. Ushobora kwibaza ngo nayaye magambo. Fabiola yamubwiye ati ibintu byose mukora mumenye yuko mba mbareba kandi ibintu byose mukora nzajya mbaba hafi ngende mbyica. Mama Kanyana ahita azamuka aravuga ati urambonera uno mugore urambonera akagasuzuguro umva kuko twikaragaho ntago byadukundira twebwe ngo uza kutwikaragaho oya ahubwo Mama Kanyana turi kubona yuko ashobora no kuza kujya no kuri polisi akarega uyu muryango. Ariko Fabiola akomeje kumuzonga. Gusa umukobwa we Kanyana yamubwiye ati mama uriya mugabo waje uwo mugabo w'umupolisi waje ahangaha ukumva ari kubaza amakuru yerekeranye na Iribagiza niyongera kugaruka wowe uzahita umamagara ahantu hose nzaba merere uzahita umamagara wowe nuzagira ikibazo numara kumamagara ngewe nzazamuha amakuru yose y'uru rugo ndabizi byose ndabizi. Nibwo ibyo ngibyo Fabiola yaje kubyumva ararakara bituma habaho intonganya hagati yabo nabo. Emile rero nyuma y'igihe kinini arwaye yaje koroherwa yaje gukira ku buryo yatangiye no kuvuga. None kamarade yatangiye kumubwira ati ubu ngubu tugomba kwitsimba kuko abantu bari kuduhiga ni benshi cyane. Gusa yamubwiye ati papa wanjye cyangwa se dogiteri wacu ya papa wanjye papa Emile yarambwiye ati hari ahantu hari ikibogisi ati rero impamvu Rugema ashobora kuba yaramfashe akankubita kuriya kose akankubita koko yashakaga ngo mubwire ahantu hashobora kuba hari icyo kibogisi. Ushobora kwibaza ngo ni ikibogisi kirimo ibyangombwa y'imitungo ya Iribagiza. Rero kamarade na Emile biyemeje kugenda bagafata papa wabo nubwo arwaye bakamubaza kugira ngo abatapfata babwira ahantu icyo kibogisi kiri bakamubaza neza akaba yababwira ahantu icyo kibogisi kiri. Yamara kubabwira ahantu icyo kibogisi kiri bakaba bagenda kukireba ngo bakagifata bakagishyira Iribagiza. Twabonye uburyo bafata ibintu bakabishyira muri Iribagiza babinyuza kwa mama Cyusa bikabona kugera kuri Iribagiza kandi twabonye Iribagiza ntabwo ajya apfa gufata ibintu byose abonye. N'icyo kibogisi ashobora kwita avuga ngo reka mbanze ngo nyishyire Rugema none kikaba kiramwizaniye cyane bitanamugoye cyane nk'uburyo yagishakishaga byaramugoye yarabuze ahantu yahera ngakibona. Rero ibyo byose rero Emile na kamarade nizo nama bari kwigira. Mama Isimbi rero n'umukobwa we rwatangiye kwambikana. Umukobwa yavuze ati narabamenye muri abarozi none nanjye mushaka kunyigisha uburozi muri abicanyi none nanjye mushaka kunyigisha ubwicanyi. Guhera uyu munsi ntago nzongera kukumvira sinzongera kujya mu mipango yawe namwe cyane. Uyu mukobwa Emeline rero yakomeje abwira uyu mwana wa Nyiranamba aramubwira ati uyu ni mama wawe wowe mubwira gutyo tuza cururuka. Oya umwana aravuga ati oya ntago umuntu ashobora kunyigisha ubwicanyi ngaba akiri mama wanjye. Ibyo ngibyo ngiye namaze kumwambura ubu mama bwo. Urabona yuko muri uru rugo rwambikanye. Noneho uyu mama Isimbi cyangwa se Nyiranambara arahangana gute na Emile na Anita umukobwa we ahangane na bari abandi